Iwacu Gospel Evangelism. Yes, turashubuje izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Hano mu iwacu dufite umushyitsi wacu Pastor Yesu ashimwe. Egereza mikoro gatoya. Yego. Imana iguhe umugisha kutwitabira. Turakwishimiye. Amen. Hanyuma twari tugukumbuye kumva ijambo ry'Imana. Turakwakiriye kandi Imana iguhe umugisha mu byo ukora byose. Amen. Amen. Murakoze cyane kunyakira kuri studio cyangwa se kuri channel yitwa Iwacu. Nejejwe n'Imana mu mutima kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Rero akanya nkaka uzube mu ruhande rwanjye, maraso ya Yesu angaragareho kandi ukuboko kwawe kwiza kurukire kubana natwe. Ibyo ngiye kuvuga ni ibyawe Mwami, ndagira ngo ubisoreje umwuka wawe wera, kandi umuntu wese uzatega ugutwi ijambo ryawe n'ubu butumwa bugiye gutambuka azahindurwe nabwo, kandi Imana uzamugirire neza, buzakiza abarwayi, buzahumura impumyi, bipfa amatwi bizumva ijwi ryawe, kandi ukuboko kwawe kwiza kuzabane nabo. Ngaho dufashe rero, shyigikira mwene data tugiye gufatanya uyu mwanya kugira ngo nawe umuyobore. Mwuka wera abaha ahantu ntaba ari twe Mana, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Urakoze, turagushimiye. Ngaho ufatanye natwe muri uyu mwanya, twe twavuga nk'abantu ariko uvuge nk'Imana, kuko ari wowe uzi ibyo abantu bawe bakeneye, ari wowe uzi iby'imitima myinshi yifuza. Turasenze kugira ngo abari wowe ubushobozi umwuka wawe wera ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo niyo mbisenze nizeye. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe ko duhaye umwanya wo kuba ngaha kugira ngo twongere kwibukiranya ku by'uru rugendo rw'inzira y'agakiza. Imana nitugirire neza. Amen. Amazina yanjye nitwa Mukagasake Valeria. Ndi umubyeyi, mfite imyaka iri hafi 63. Ndi umukristo, nkunda gusenga Imana kandi ndi umuvugabutumwa bwiza. Uyu mwanya rero nje kuri iyi channel yitwa Iwacu kugira ngo twongere dusangira ijambo ry'Imana, kandi mbafitiye ubutumwa Imana yampaye kubagezaho. Ndifuza ko muri aka kanya ngiye gutangira mbubabwira, hanyuma tugakomeza dusoma n'ijambo ry'Imana. Imana nitugirire neza. Uyu mwanya rero ndabagezaho ubutumwa buvuga ngo urugendo ruracyari rurerure, mwe gucogorera mu nzira. Imana itugirire neza. Hanyuma nari ndi mu gihe cyo gusenga Imana, hanyuma mu gihe nasengaga njya mu iyerekwa, numva umuntu arambwiye ngo arashaka kumpishurira. Ntega amatwi ndavuga nti reka numve ushaka kumpishurira ninde. Arongera arampamagara arambwira ati ndashaka kukwereka ibyo itorero ryanjye cyangwa se iby'abakristo. Ndangije igihe nari ndimo kubivuga mbona uwo muntu aranteruye, ampagaritse ahantu hari umuhanda munini mugari wa kaburimbo. Ngiye kwitegereza mbona kuri uwo muhanda ku ruhande rwaho hacitse ikimeze nk'inyanja cyangwa se ruhurura itwara amazi menshi. Kuri uwo muhanda hari hagari, kandi hari iruhande rw'uwo muhanda. Ndahagarara nditegereza, arambwira ngo itegereze urebe. Nditegereza ndareba, muri uko kwitegereza nagiye kubona abantu benshi, abagabo, abagore, abasore, inkumi, bose bamanuka binjira muri uwo mugezi. Uwo mugezi wari urimo imbuto zitandukanye. Harimo imbuto ziribwa bisanzwe hano mu isi, tubona amatunda, amapapayi, amavoka, ibintu byose biribwa bikomoka ku biti. Imana nitugirire neza. Uko nari ndimo kwitegereza ndeba, umuntu wese yinjiraga muri ayo mazi gutoragura yarangije kwikuramo umwenda we w'igice cyo hejuru, akajya atoragura. Noneho ya mazi yaje guhindura isura abikiziba, ku buryo umuntu yatoraguraga uko abantu bari barimo benshi, amazi akabatarukira, umuntu akaba afite ibizinga ku mubiri we. Imana tugirire neza. Namaze umwanya ndimo kwitegereza, ntegereza ko hari umuntu wakunamuka muri ayo mazi ngo azamuke, ntibyakunda. Ariko mu kanya gatoya nk'ako guhumbya, mbona haturutse umuyaga mwinshi cyane ku musozi. Uwo muyaga uhushye
usanga abantu baracyari muri amazi, nta muntu wabashije kwiyarura ngo avemo. Imana nitugirire neza. Hanyuma uwo twagendanaga arambwira ati witegereje? Nti nitegereje. Arambwira ati nguko uko abantu banjye bameze muri iki gihe, ati abantu batakaje ibyiringiro, binjiye mu isi batangira gutoragura ibintu bidafite umumaro, hanyuma bituma batandukana n'urukundo rwanjye. Imana nitugirire neza. Ndaho ngaho narahimutse, mbona uwo muntu arambwiye ngo ninterere umusozi nitegereze. Mbona umusozi muremure ntabashaga guheza amaso, ntangira kuwutondagira. Uwo musozi wari ufite inzira nto cyane, kandi kuyinyuramo byagombaga kugenda ukambakamba kuko wimuraga ikirenge ugishinga mu kindi. Kuri uwo musozi narahageze, uwo muntu arambwira ati tegereze. Nditegereza. Uko nagendaga nabonaga umuntu wahatambutse bwa mbere yaragiye ati inkweto, umwe yatagiye ibumoso undi agati y'uburyo. Noneho mpabwa itegeko ryo kugenda ntoragura inkweto z'abo bantu nzinaga imbere yanjye kugira ngo nze kuzitererana umusozi. Narazamutse uwo musozi nkugera mu mpinga, ariko bigoranye, nk'urugendo rungana nk'amasaha nk'atatu uko numvaga ngenda mwiyerekwa. Namaze kugera mu mpinga z'umusozi, inkweto zose nzigezayo, ariko sinabona ba nyirazo. Ndi kuri uwo musozi naritegereje, mbona uwo musozi n'umusozi mwiza, wari umusozi uriho utwatsi duhuha n'akayaga. Ariko kuri uwo musozi ikintu cyantunguye, nahabonye yari yambaye kandi arimbishijwe nk'umugeni witeguye gusanga umukwe we. Imana nitugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe. Muri urwo rugendo rw'iryo yerekwa hari amagambo umwuka yampaye kugira ngo nzababwire. Imana nitugirire neza. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu yuko urugendo rugikomeje, baye kumera nk'abantu bageze iyo bajya. Guterera umusozi byari bigoye, no kwivana muri ayo mazi byari bigoye abantu. Imana nitwiteho. Reka dusome igitabo cy'Abami igice cya 19 umurongo waho wa mbere turageza ku murongo waho wa 7. Imana nitwiteho. Titire y'amagambo iravuga ngo Imana yiyereka Eliya. Nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije. Umurongo wa 3. Eliya abyumvishe atyo arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, aba ariho asiga umugaragu we. Imana itwiteho. Umurongo wa 4. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa ati Uwiteka ndabirambiwe, icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta abasogokuruza ubwiza. Imana itugirire neza. 5. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. 6. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye, urugendo ni rurerure ruragukomereye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu ni umuhanuzi bita Eliya. Bibiliya igaragaza ko yari umuhanuzi w'umuriro. Imana yamukoreshaga ibintu bikomeye mu gihe cye. Tubutse ko Eliya nubwo yari umuhanuzi, ariko atari mu bwoko bw'Abayuda, ahubwo yari umunyamahanga. Ariko yagize ishyaka ryo gukorera Uwiteka, kuko yababazwaga nuko Yezebeli na Ahabu bakoreraga ibigirwamana, bagashaka gukandamiza Imana ya Isiraheli, kandi yarabonye imbaraga zayo. Imana itwiteho. Ahabu rero igihe kimwe ngo Eliya aragenda yica abahanuzi bose ba Bayali. Amaze kubica ngo habagenda bitekerereza umugore we. Umugore we Yezebeli ngo arakarubura karibukazi. Ngo arangije afata ibyemezo ngo atuma kuri Eliya ngo ejo nk'iki gihe nintaguhanya n'ubugingo bw'aba bantu Imana zizabimpore. Yari yiringiye Imana nyinshi, ariko Eliya we yari yiringiye Imana ye. Hanyuma Eliya ngo yumva agize ubwoba, arahunga afata ibyemezo, ajyana n'umugaragu we ngo aragenda asiga umugaragu we mu nzira, warakomeza. Imana nitugirire neza. Ngo agenda mu ishyamba urugendo rw'umunsi umwe wenyine. Imana itwiteho. Imana kandi tugirire neza. Rwari urugendo rwari rumukomereye.
rwari urugendo rwarimo ibibazo, rwari urugendo rwarimo ubwihebe, rwarimo urugendo rwarimo ubwoba. Nubwo yari yaragize ishyaka ryo gukorera Imana, ariko iyo ubwoba Yezebeli yamuteye bwatumye afata ibyemezo byo guhunga. Ntabwo yari ayoboye ko Imana ifite imbaraga, ariko yagize ubwoba. Ngo aragenda yiryamira munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo arangije arasinzira. Imana itugerere neza. Mbere yuko asinzira yavuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo Uwiteka we, ndarambiwe, icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta abasogokuru ubwiza. Imana nitugirire neza. Amen. Eliya yaragiye nk'umwiyahuzi, kuko kiriya giti Bibiliya bavuga yuko kiriya giti cyari gifite amakakama akomeye, ngo iyo yagwaga ku muntu yabashaga gupfa. Yari yarakoreye Imana ashyiramo imbaraga nyinshi, ariko ahura n'intambara za Yezebeli zimutera ubwoba, ajya kuryama munsi y'icyo giti kugira ngo ayo makakama amugwire. Ariko Uwiteka ntabwo yabyemeye. Imana itugirire neza. Yitegereza ishyaka Eliya yagize, areba umuhati wagize wo kurwana guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Imana yohereza marayika. Imana itugirire neza. Iramubwira ngo genda ukangure Eliya. Haleluya. Ngo nurangiza umubwire arye umutsima yongera anywe n'amazi. Ngo nuko marayika aragenda ngo amukomaho, aravuga ngo Eliya we, byuka urye kandi unywe. Ngo Eliya arakanguka, asanga umutsima utaze ku makara, asanga agacuma k'amazi, ararya aranywa. Ariko kubera ukuntu yari yananiwe, ngo arongera arasinzira. Imana nitugirire neza bene data, kandi Imana nitwiteho cyane. Ngo inshuro ya kabiri Imana yareba ibone Eliya nanone ararushye, ngo irongere tuma marayika wayo. Haleluya. Ngo iramubwira ngo genda umubwira ngo byuka urye kandi unywe, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Imana nitugirire neza. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ngiye kubaririmbira indirimbo hanyuma dukomeze. Tabara umurimo wawe Mukiza, Satani yariganije itorero, amasega amazeho umukumbi. Tabara itorero ryawe, tabara umurimo wawe Mukiza, Satani yariganije itorero, amasega amazeho umukumbi. Tabara itorero ryawe. Ayo majwi avugira munsi y'igicaniro ataka ubudasiba, imbere ya ntebe y'Umwami nyir'ibihe, uzaduhorera ryari. Kera watabaraga mu ntambara, maze Abisiraheli bakanesha. N'ubu uko wahoze Mucunguzi, tabara itorero ryawe. Aya majwi avugira munsi y'igicaniro ataka ubudasiba, imbere ya ntebe y'Umwami nyir'ibihe, uzaduhorera ryari. Ryakamba wageneye uzanesha, rizambarwa na ndetse Mucunguzi. Benshi barava mu masezerano, tabara itorero ryawe. Ryakamba wageneye uzanesha, rizambarwa na ndetse Mucunguzi. Benshi barava mu masezerano, tabara itorero ryawe. Aya majwi avugira munsi y'igicaniro ataka ubudasiba, imbere ya ntebe y'Umwami nyir'ibihe, uzaduhorera ryari. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi yari afite agahinda kenshi. Yarebaga ukuntu abantu benshi basubiye inyuma, batakaje kwizera kwabo ndetse n'ibyiringiro. Ariko Eliya nawe byari bimukomereye, kuko Yezebeli yari amutuze amumereye nabi. Hanyuma Umwuka Wera aransura,
arambwira ngo mbwire abantu b'iki gihe ngo urugendo ruracyakomeje, ariko Imana irashaka ko murya umutsima. Umutsima utera imbaraga n'ijambo ry'Imana, amazi amara inyota n'ijambo ry'Imana. Imana irashaka kubana n'abantu, kubera yuko abantu batakaje ibyiringiro, binjiye mu isi. Kuriya kwinjira muri iriya nyanja yari amazi atemba, Imana yarambwiye ngo niko abantu binjiye mu isi, batangira gutoraguramo ibintu bihumanye. Buri wese acukwe, buri wese ashaka Imana, buri wese akorera ibindi bintu bitandukanye n'iby'Imana yababwiye. Imana nitugirire neza. Imana yitegereje isanga abantu bariyambuye, bafashe imyambaro yabakingiraga ariyo gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Dusomye urwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo mu Efeso, igice cyaho cya 6 uhereye ku murongo w'10, yaravuze ngo ibisigaye rero mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, ngo nuko mutwara intwaro zose z'Imana, ngo nizo muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Imana nitugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe. Eliya urugendo ngo rwari rumukomereye, marayika ngo yaramubwiye ngo nabyuka rye kandi anywe, kuko urugendo ari runini rugize gutera umukomereye. Nge Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo urugendo ruracyari rurerure, mwe kwicara, mwe gucogora, mwe gutembanwa n'iki gihe kibi kirimo abantu bagoramye, ahubwo umuntu wese ahirimbanire ukuntu yashaka uko akora ibyo Umwami ashima. Imana nitugirire neza. Mwirinde rero gutoragura. Abantu benshi baratoraguye batakaza ibyiringiro, baririmbyi batakaza ibyiringiro, abakristo batakaza ibyiringiro, abashumba bibuko. Ariko uyu munsi Imana irantumye ngo nimbabwire ngo nimubyuke murye umutsima utera imbaraga. Imana nitugirire neza. Munywe no ku mazi y'ubugingo kugira ngo mukomeze urugendo, kuko urugendo rwo rurakomeye kandi ruranakomeje. Mureke kwicara kuko urugendo ruracyakomeje. Imana nitugirire neza. Haleluya. Uriya musozi Imana yanyurije nazamutse wari umusozi mu biteye ubwoba. Hari imisozi myinshi iri imbere yacu bene data, kandi iyo misozi irashaka ko tuyizamuka twariye kuri uwo mutsima, irashaka ko tuyizamuka twanyweye ku mazi y'ubugingo. Imana nitugirire neza. Uyu musozi nawe utereyeho nasanze abantu baragiye bata inkweto, bamwe bahataye inkweto z'iburyo, abandi bahatiza ibumoso, ariko umwuka arambwira ngo ningende nzizamura. Imana nitugirire neza. Ndaguhendehenze nshuti yanjye, inkweto zisobanura ubutumwa bwiza. Pawulo yakomeje yandikira itorero ryo mu Efeso, igice cyaho cya 6 nyine umurongo wa 14, aravuga ngo nuko mutwara intwaro zose z'Imana. Imana nitugirire neza. Muri izo ntwaro rero, haleluya, Pawulo yaravuze ngo muhagarare mushikamye, mukenyere ukuri, mwitere gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, kandi mukwete inkweto nizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Ararangiza arababwira ngo mwambara agakiza akababera ingofero, ngo kandi mutware kwizera nk'ingabo, ngo niko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Arongera abwira Abefeso ati bene data ndabinginze kubw'ibyo mutware inkota niyo jambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Imana irashaka ko uyu munsi mwongera mukambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe kugenda uru rugendo. Eliya nubwo yari umuhanuzi w'umuriro, nubwo Imana yamukoreshaga ibintu bikomeye, ariko Yezebeli yaramukanze amukura umutima bituma ahunga. Haleluya. Ngo arikiza. Birashoboka ko wikijije ukagira ahantu uhungira, ariko uyu munsi ndaguhendahenda nshuti yanjye, waba uri muri Afurika, waba uri mu gihugu cy'Uburayi, waba uri mu mugabane wa Aziya, ahantu hose uherereye niwumva ubutumwa bwiza, uzibuka aho wavuye ukagwa, wongere uhindukire. Imana irashaka kuguha umutsima utera imbaraga, irashaka kuguha amazi amara inyota, irashaka kuguha intwaro z'uburyo bwose kugira ngo ubashe kurwana urugamba. Kuko iminsi yakubanye mibi, urangije ujya gutoragura, kandi ibyo watoraguye byose ntacyo byakumariye. Waragiye utoragura ubusinzi, ntacyo wungutse. Watoraguye ubusambanyi, urahomba. Watoraguye ubwibone, ntacyo bwakumariye. Hari ibintu byinshi wanyuze muratoragura. Imana irakureba ikakubona muri wa mugezi uhurura, ariko nagira ngo ngutangarize ko wimuka ugahunga, kuko umuyaga uhuha cyane. Abenshi wabasanze muri iyo nyanja kandi ntibabasha kwikiza. Ariko Eliya we akimara kumva ijwi rya Yezebeli ngo yarahunze. Haleluya. Afata ibyemezo byo kwikiza, nubwo yagiye kuryama munsi ya kiriya giti cy'umuratema, ariko ntabwo yakomeje guhagarara imbere ya Yezebeli. Yezebeli uyu munsi turwana nawe ninde? Ni Satani. Ni uhiga ubugingo bwacu bene data, kandi nta kundi aduhiga. Adutega imitego myinshi,
adutega ibigeragezo by'isi, adutega ubukene, adutega indwara, adutega intambara zitandukanye zigatuma ducogora mu rugendo. Imana nitugirire neza. Ndakwifuriza guhinduka, ugahindukira, ugasubiza amaso inyuma ukareba aho wavuye ukagwa. Nubwo bimeze gutyo, Imana iracyadufitiye imbabazi. Haleluya. Imana nitugirire neza. Uyu muririmbyi yararirimbye aravuga ngo tabara umurimo wawe mukiza. Imana niturengere. Aravuga ngo Satani yariganije itorero, ngo amasega amazeho umukumbi. Amasega yabaye menshi. Hari amasega akorera mu bantu, hari akorera mu bintu dutunze. Amasega akora aciye mu buryo butandukanye. Ariko ube maso. Haleluya. Wongera urya umutsima utera imbaraga, wongera unywa amazi amara inyota, kugira ngo ukomeze urugendo, kuko urugendo ni rurerure, ntago turageraho turuhukira. Imana nitugirire neza. Ngiterera uwo musozi, uko nabonye abantu bagiye bata inkweto zabo, abari abavuga butumwa ijambo ryarabuze kubera ko bivanze n'andi moko, bagatangira kuvuga ibitandukanye n'ubushake bw'Imana, bagatangira guhanura uko bishakiye. Ibyo byose byatumye bahinduka, biyambura imyambaro yabo. Ariko umwami Imana uyu munsi arashaka kukwambika. Imana nitugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe. Mwibuka Yesuwa, ngo igihe Satani yari arimo kumurega imbere y'Imana, ngo hanyuma marayika w'Uwiteka, umwami Imana abwira marayika ngo genda wambure Yesuwa iriya kanzu y'ibizinga, wongera umwambike ikanzu nziza uko ameze nk'umushumi ukuye mu muriro. Imana iza ahantu dutuye ko ari mu isimbi, ni mu isinagogi ya Satani. Ariko Imana irashaka ko twihana, tukava mu byaha, tugahindukira, tukarya ijambo ry'Imana rikaba muri twe. Imana nitugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi mwene data ndaguhendahenda, wabashaga guhagarara ukavuga Imana, ukabasha kwihamya imbere y'abantu, ukayivuga ukuri. Ariko uyu munsi urakebereza ukavuga ibitandukanye n'ubushake bw'Imana. Reka uyoborwe n'umwuka. Umwuka niwe wa Imana Yesu yadusigiye. Aravuga ngo umwuka wera naza, azatuyobora mu kuri kose, azatwigisha. Haleluya. Azaduhishurira ibyenda kuba, narangiza atsinda bisabemeza iby'icyaha. Umwuka wera niba ari muri wowe, wongera ubwire data wa twese. Niba waragiye no mu ntege nke, umubwire uti ndagira ngo wongere ugaruke Mana, usubize intege mu bugingo bwanjye. Imana irashaka kongera kuguha amazi yo kunywa. Imana irashaka kuguha umutsima utera imbaraga. Ongera usome ijambo ry'Imana, ongera usubire aho wari uhagaze mbere. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo mugume uko mwari muri mu gihamagarwa. Ni iki cyagukuye mu muhamagaro wawe, cyatumye uteshuka inzira, cyatumye wiyambura gukiranuka? Bibiliya iravuga ngo gukiranuka ni icyuma gikingira igituza, ariko wagize ibizinga, ariko hari uwakweza. Haleluya. Imana itugirire neza. Umwami Yesu aracyateze amaboko, kandi arimo arahamagara buri wese ushaka, yaba ari umuzungu, yaba ari umwirabura, kugira ngo amugirire imbabazi. Ndakwinginze nshuti yanjye, aya masaha aho ageze, iri jwi rye niwe uryumva, ntiwinangire umutima. Mwuka wera arimo araguhamagara, arimo araguhendahenda, arimo aragira ngo uze wongere uhindukire, wongere ugarukire Uwiteka, nawe azakugarukira. Imana nitugirire neza. Ikintu gitangaje, maze kurenga uwo musozi, mu mpinga zawo nahasanze umugeni warimbishijwe. Nagira ngo mbatangarize ko Yesu ari bugufi kugaruka. Nubwo munaniwe, nubwo musubiye inyuma, ariko abafitiye imbabazi. Nimwongere muhuze, Uwiteka abarengere, maraso ya Yesu yongera beze. Mwongere muhinduke, muhindukirire Uwiteka, nawe yiteguye kubagirira imbabazi. Imana nitugirire neza. Haleluya. Haleluya. Ngaho nimuhagarare mushikamye, nimurangiza mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, kandi mukenyere ukuri, muvugishe ukuri ijambo ry'Imana. Mwe gushakisha, mwe guca hirya y'ijambo ry'Imana, kuko iri jambo ni ryo ryaremye isi. Imana yaravuze tubaho. Imana nitugirire neza. Uyu munsi nimugaruke mu ijambo, mwongere muvuge ijambo ry'Imana nk'ukuri. Mwe gushakisha, mwe kubeshya, mwe kuvuga ibidafite umumaro, ahubwo muvuge ibintu bifite umumaro. Imana irashaka kubatarura, irashaka kongera kubambika, irashaka kongera kubakenyeza ukuri, irashaka kubakwetesha inkweto, irashaka kongera kububaka kugira ngo mube mwubakitse. Imana nitugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe yuko uyu mwanya twongeye kuvugira imbere yayo ubu butumwa
niba nubwumva uzafata umwanzuro wo kwihana. Waratambagiye ujya mu isi utoraguraho ibintu bitari bitunganye, wiganya abandi, uravuga uti nanjye ngiye gushakisha, ariko ibyo wagiye gushakisha byavuyemo ingaruka zo kugutandukanya n'Imana. Ariko Imana iragushaka, imigisha yo mu gakiza k'Imana yo mu buryo bw'umwuka Imana niyo ifite. Isi ntabwo izaguhemba, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ndagira ngo nkubwire uvemo, we kugumya gutoragura ibidafite umumaro. Ngwino wongere uterere umusozi neza, wambara inkweto uzikwete, wongere uvuga Imana neza nk'uko wayivugaga mbere. Imana nitugirire neza. Haleluya, Imana ishimwe. Ubwo nibwo butumwa nari mbafitiye, kandi iki ni igice cya mbere. Turi busubukure mu gice cya kabiri. Imana ibampera umugisha. Ese waba warasubiye inyuma? Waba waragiye gutoragura ibintu bidafite umumaro bigatuma Imana ikwitegereza yagushaka ntikubone? Waba warandujwe n'iby'iyi si? Ariya mazi Umwuka Wera yaramishuriye arambwira ngo ni iyi si tujyamo tukifatanya nayo, bikadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Irambwira rero ngo umuntu wese nasubira aho yahoze. Imana iragushaka mu mwanya wari urimo, Imana iragushaka mu mwanya wabonaniragamo nayo. Hari ahantu wahuriraga n'Imana mu buryo bwo gusenga no kwinginga, bigatuma Imana ikugirira icyizere, ikaguhishurira amabanga, bigatuma Imana ikugirira icyizere, ikaguha imbaraga, bigatuma Imana ikugirira icyizere, ukabasha kunesha ibibi byose. Ariko ubu ntabwo ukibasha kunesha, uraneshwa. Nagira ngo nkwinginge uyu munsi wongere uhindukire ubwire Imana uti Mwami, nagiye kure yawe, nagiye gutoragura ibidafite umumaro, none ndaguhendahenze. Ngwino wongere unsubize mu mwanya wanjye, unyuhagize amaraso y'umwana wawe untunganye, nongere nanjye nsubire mu bana bawe. Imana nitugirire neza. Uhari wabwira Yesu ngo ngirira imbabazi, mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka twongere dusenge. Turagushimiye Data wa twese, uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereje bose. Uhereye kera kose witwa ndiho, nta wakubanjirije nta n'uzaguheruka. Uritangirira, urihereza, urarufa na omega. Tumaze kuvuga ijambo ryawe Mwami Imana, twebwe turi abantu, kuvuga no gusenga ni ukwacu, ariko gukora ni ukwawe. Ni wowe uzi ibyahindura abantu bawe, ni wowe uzi ibyabagirira umumaro. Hari abacitse intege bakiye kure yawe, ni wowe wabahamagara, kuko wirahira uravuga ngo uzahamagaza abantu bawe ikivugirizo, ubakure mu mahanga batataniyemo, wongere ubagarure. Nuko ndakwinginze Uwiteka, unyemerere Mana yanjye, wongere uhamagara abantu bawe abagiye muri iyi si kabanduza, wongere ubuhagize amaraso y'umwana bawe. Abambaye ubusa wongere ubambike, abakenyuriye ukuri wongere ubakenyeze, abadafite gukiranuka wongere ubambike, abakwetuye inkweto zabo wongere uzibakweteshe. Kandi Mwami, abatakaje kwizera n'ibyiringiro, ndagira ngo abari wowe wongere wubake ubugingo bwabo, ubasubize ku murongo mwiza. Abatagishobora kuvuga ijambo ryawe, ndagusabye ngo abari wowe basura Mwuka Wera w'Imana yongera abigisha, basubize ku rufatiro, kugira ngo babashe kugukorera batinya, bafite ubwoba kandi bahinda umushyitsi. Urakoze, ndagushimiye. Ngaho bana natwe kandi utugirire neza kuko uri Uwiteka. Mu izina rya Yesu ntumbitse nze nizeye. Amen. Amen. Aleluya. Amen. Waba akeneye kugira ikintu ambaza cyangwa yifuza ko namufasha mu buryo bwo gusenga, namuha nimero yanjye ya telefone 0788 56 54 39 iyo ni MTN. Tigo ni 0722 51 980 Imana itugirire neza kandi duhana umugisha. Murakoze. Shalom, shalom. Amen.
Iwacu Gospel Evangelism. Bless more love.